Okay, I get that. Okay, I get that. Ego murakoze akaniko nashaka ngo mwumve neza ahantu mbere yuko mbibasobanura cyangwa se tujye tubivugaho. Mbanje kubasuhuza mwese abadukurikiye muri hirya no hino, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu mubona n'umuvandimwe wanyu Damien, akaba ari igihe cyo tumaze tutaza kuri channel yanyu kandi yacu Umucyo News TV. Tukaba tunejejwe no kongera kuba turi kumwe namwe kuri uyu munsi. Reka rero tubabwire ngo mwihangane aho bitameze neza, aho bimeze neza, kandi mukomeze gushimira Imana kuko Imana ariyo ishobora byose. Gusenga ni byiza kandi gusenga ni ingabo, gusenga ni imbaraga. Umuntu umuri utameze neza asenge, aho bimeze neza yishime kandi aririmbe kuko Imana ariyo igena byose. Uyu mugabo hano hantu byumvishe, nanjye numvishe iri jambo rinera ubwoba, numva ndahungabanye. Ndavuga ati uko biri kose hari ibidakinishwa, nk'uko hari abantu bafite abavugizi cyangwa se abarengera bikaba ngombwa. Uyu mugabo rwose ko abantu bagomeje kwenda bivuga, rwose yarengereye hano hantu ashaka yasaba Imana imbabazi kuko Imana inyembabazi kandi iramubabarira pe. Kuko mu bantu twubaha na perezida ukomeye cyane kandi yaremwe n'Imana, n'abari munsi ya perezida bitwa n'abayobozi, ntago wahangara ngo ujye hariya uvuze iriya jambo ubuzi ko wishize mu kagozi cyangwa se wishize mu boko atari yawe. Rero mu by'ukuri abavuganira Imana, abantu Imana yashizeho nk'abakozi b'Imana, begere uwo mugabo abamuri hafi, mubwire ko nubwo bakina komedi turabakurikira cyane mu buryo butandukanye, na views nyinshi binjiza nuko duhari. Yaba tudahari ngo tubakurikire ntawe bazinjira, ariko bigezaho kurengera, urengere turamubwira, ukoze neza tukamubwira, nukoze nabi tukamugaya, nukoze neza tukamushima. Rero nibyo navuga ko uyu mugabo rwose dukunda ibikorwa akora, kandi nako turi bamwe mu bafana be ko turamukurikira, ko dukunda amakomedi yabo. Sometimes aradusetsa, ariko ntabwo ririya jambo yavuze ntawe ryasetsa, nta n'uwo ryashimisha kereka utazi Imana. Njye ntabwo narisubiramo, mwabyumvishe byo kuvuga ngo Imana ngo mbese. Reka twumve twajye tukumvaho gakeya. Ntabwo nabikoze kugira ngo mbashimishe, ahubwo nabikoze kugira ngo namwe mubyumve. Mwumve. Yego. Ni ukuvuga ngo uyu we kubaho yaremwe n'Imana, ni umuntu w'Imana. Rero uko yaba ariho kose yabihawe n'Imana, niyo mu bubasha bwo gukora ibyo akora no kugera hageze. Ariko hariyaho rwose ubibwiye n'umuntu mutoya yabikubwira, hariya rwose papa Sava warengereye cyane. Hari abantu batagigira ibyo batinya, bajya bava n'umusaza atinya nyina. Rwose wihangane usaba Imana imbabazi kuko Imana ni Imana igira ifuhe kandi irarakara, ariko isaba imbabazi irakumva kandi ikakubabarira. Hariya rwose nakugira inama nk'umwana w'Imana
ko warengereye urebe ukuntu biriya bintu ubikosora cyane. Ikindi numvishe ko abantu batakimenya Imana nuko Imana ikora. Ngeze kumva umukobwa witwa Dorcas, niba aramwumvise kuri Isimbi no kwindi cyane runaka, ngashobora kuba ari mu Bugande mu buryo bwo kubakurikirana amasomo ngo yo kwiga bya Bibiliya. Aza kuvuga ukuntu Imana yamuhamagaye ngo ariko ngo aza kujya kuba umushyitsi mu itorero runaka, ngo yasomye ubucupa bubiri bw'inzoga, agenda ari umusinzi rwose, ngo agezeyo ngo arahanura, ngo avuga ibintu bitandukanye ngo by'Imana yamutumye. Ubwo yumva ko Imana koko yamukoresheje, ariko aravuga ati mu byo nkora byose Mana, nimba uzi ko mpamagaye kwambaye umurimo wawe, muzandeke uko ndi, nimba noboye amatwi ntukazambwire ko amaherena ari icyaha, nimba nambara ipantaro nkambara akamini ntuzambwire ko ari icyaha, ngo wowe kwizera mu mutima w'umuntu. Niyo mpamvu nkunda abasinzi, mbese Imana yahamagaye ngo ndi umusinzi ikampereza umurimo. Mubwije ukuri, Imana yaguhemukiye cyane, yaguha umurimo wayo, ikaguhereza impano yo kuba umukozi w'Imana utarakizwa. Aho ngaho bagize ikibazo gikomeye cyane, kuko biragaragara ko umukobwa kuko yagiye umurimo w'Imana ariko yibaza ko Imana yamuhaye agakiza, ariko biravuga ngo n'abatizera Imana yabakoresha kugira ngo abana b'Imana bagubwe neza, kugira abana b'Imana bagira amahoro. Imana yakoresha umuntu wese kugira ngo abe ikiraro cyangwa se abe inzira igeza abandi ku gakiza. Ubwo namwumvishe rero uburyo yabisobanuyemo, ngese nashaka kubisobanura, ariko nsanga ko ataramenya Imana, ataramenya agakiza icyo ari cyo. Imana niba yiga, Imana barayizera, ikakwishurira, ikaguha imirimo yayo, ariko uzi aho uvuye, uzi n'aho ugiye. Ubundi ibindi twaga twumva mu muco w'Abanyarwanda, twumvaga kera kose ko umuhungu ari wafataga iya mbere akajya kurambagiza umukobwa, ariko muri iyi minsi ngo abakobwa nabo basigaye bajya kwirambagiriza. Numvishe ku macano amwe n'amwe uyu mukobwa ngo agiye kwirambagiriza arimo papa ni pasiteri, arimo kuvuga ko akunda ngo Israel Mbonye. nagira ngo nkubwire ko ari njye mukobwa ugukunda kandi ugoza ku mutima, nubwo n'abandi bose babikubwira, ariko njyewe mfite inyota, mfite ishyaka ryo kukubona. Ikindi kandi nifuza ko mu byumviro byanjye hamwe n'Imana, bitewe n'urukundo ngukunda, Imana ko ibimfashijemo wambere papa w'abana banjye. Ubundi Isugi. niyo uri aho uracyari isugi? Yego. Ndamutegereje kandi nzamubona. ubundi iyo uri umukobwa, reka murabyumvishe, iyo uri umukobwa niyo ukunda umusore uratinya cyane guhangara kuvuga ati ndagukunda, naragukunze, wambera umugabo, wazambera se w'abana. Abenshi bavuga ko no mu kinyabupfura wenda ukoresha ibikorwa byereka umuhungu cyangwa se umusore ko mukunda, ariko ibyo byo gufata ifoto ukajya hariya ukayogesha, ukaza ukishyira ku mbuga nkoranyambaga, ukajya ku macana atandukanye ugenda uzerekana, niba yatari agatwiko bagufatire hafi, bagusuzume neza, kuko nubwo yaba agukunda gisinga uciye intege, nta musore wakwiteretera gutyo bavuge ngo yifuza kugira umugore. Mwa bavandimwe mwe, mwa abantu mudukurikiye hirya no hino, namwe muri abantu mutubwire, ese uyu muntu koko ibyo ari gukora nibyo birakwiriye? Abakobwa bagenda biteretere birambagiriza abagabo, ese abagabo mwebwe mwabuze iki? Niba ukunze umukobwa yamubwiye hajya umukobwa ajya zanga kwiteretere, noneho niba batangiye biteretera bazajya barembera banakwe, niba bamara gukwa abasore, abakobwa bubaka amazu, umusore natahe mu rwuzuye. Ndumva ariko bigiye kuzahinduka. So niba bitarahindutse rero, ahangaha rwose ukaba ari guta umuco. Mureke dukume ku muco, tugume ku murage, tugume ku masezerano, niko uko byahoze. Nge rero naho ngaho ni ikintu mvaga nashaka kugira ngo mbabwire, naho ubundi ibintu muri kubizambya, ibintu bigeza habi, ibintu bigeza haminuka. Rwose mugaruke, abatizera mwizere, munye ko Imana ari ishobora byose, kuko ubundi iyo utizeye ibi byose biraza. Wumva ko buri kintu cyose wakishoramo. Iyo utizeye ngo wegere Imana nk'umwami n'umukiza akuyobore, mu by'ukuri ujya kure ukarengera. Undi bavuga ngo nawe wakwitanga, nawe wakora imirimo yose utagira kwizera, ngo ugire urukundo mu mutima wawe, urukundo rwa rundi rudakora, rudafite inyungu, urukundo rwa rundi rudashaka ibyarwo, rwa rukundo ruva ku Mana, byose aba ari ubusa.
rero ni icyo nababwira nk'umuvandimwe. Imana y'amahoro ibakomeze kandi ikomeze bari namwe. Ibyo navuze mwabyumvishe, murakoze abatwumvishe, nyabona musharinge kino kiganiro, musharinge ibingi mwumvise kugira buri muntu wese abashe kumva kandi asobanukirwe. Nawe mutubwire nimba uriya mugabo Papa Save byavuze ari byo muri comment mutubwire, hanyuma tubashe gusharinga ibiganiro byacu. Umwami w'amahoro abane namwe, ubu tuzasubira ubutaha. This is Umucyo News TV, hafi yawe ntuci